Hello everybody. It's your teacher Batista. So I hope that everybody is doing great. Nizere ko umuntu wese ameze neza cyane. Yes my friend, right now it's the time of English studying. Buri twaba tugiye kwiga icyongereza. Yes, tugiye kwiga icyongereza rwose. Isomo ry'uyu munsi ni isomo ryiza cyane kubijyanye na compound sentences. Yes, ese compound sentences ni iki? Uraza kubimenya. Ese ni ibiki bidufasha kubaka compound sentences? Alright, nabyo uraza kubimenya. Ese usanzwe koko ubikoresha? Nabyo uraza kubimenya. My friend, uko tugiye gutangira hano tugira ihame tugenderaho rigira rite: kubaho muri ubu buzima hari ibintu bibiri utagomba kwibagirwa: kwishima no kwihangana. Yes, ibigeragezo bizabaho, ibibazo bizaza, ariko icyo usabwa ni ukwihangana. Ku kintu utakontorora, ikintu udafite ububasha, ugomba kwihangana. Yes, urupfu ni warukontorora, urupfu ni waruhagarika. Yes, ariko icyo usabwa ni ukwihangana, muri ntacyo wabikoraho. Yes, gutsindwa, ushobora kugerageza rimwe ugatsindwa, n'ubundi ntacyo wabikoraho watsinzwe kugira ngo ibihe bisubire inyuma. Ahubwo icyo usabwa ni ukwihangana, ukareba uti niyo bitagenze neza kugira ngo makosore. Alright, kwishima rero my friend, niba ubonye ikintu gushimisha cyiza, ishime. Ubuzima tubuhabwa rimwe gusa. Yes, ugomba kwishima. Niba ufite umuryango, ukaba ufite akanya ko kuwusohokana, usohokane mwishime. Niba ufite rwose akanya ko kwishimana na sheri wawe, mwishimane. Niba ufite akanya ko kwishimira na famiye yawe, mwishimane my friend. Inshuti n'abavandimwe mwishimane, kuko ubuzima tubona rimwe gusa. Only once we get the life, only once. Yes my friend, let's get started. Katwitanye n'isomo ryacu rero ry'uyu munsi. Tujye kwiga compound sentences. Compound sentences ni iki muri rusange? Muri compound sentences ni interuro zihurijwe hamwe. Interuro zihurijwe hamwe, ibitekerezo bihuriye hamwe. Yes, reka dutangire. Aha rero, what is compound sentences? Ngo twabivugaga ni ibitekerezo bibiri bihurizwa hamwe. Yes, mbese ufashe interuro ebyiri urazihuje, hanyuma rero buri interuro ikaba ifite igitekerezo. Yes, buri interuro ikaba ifite igitekerezo, hanyuma rero bigakora interuro imwe ariko ihuje ibitekerezo bibiri. Ibyo nibyo bita compound sentences. Ibizwi nka independent clauses. Hano barakubwira ati each part can stand alone as a full sentence. Nkanga rero buri gice kiguma cyonyine nkaho ari interuro yuzuye. Ushobora kubaza uti ibi ariko tubwira noneho ni ibiki my friend? Uraje bibona. Ese ni iki dukoresha gihuza ibyo bitekerezo bibiri? Ni iki kidufasha my friend? Reka turebe. Hano rero hari structure, imiterere cyangwa se imizi nka formula, ukuntu compound sentences ziba zubatse. Yes, ufata sentence, ufata icyo gitekerezo kimwe cyangwa se interuro plus conjunction, ugateranyaho conjunction, ibyungo. Yes, ugateranyaho icyungo plus sentence, ukongera ugateranyaho ikindi gitekerezo cyangwa se indi interuro. Yes, tugiye kureba rero conjunction. Imizi conjunction zihuza ibyo bitekerezo bigakora compound sentence. Yes, nize conjunctions. Reka dutangire. Ese izi conjunctions my friend ubundi usanzwe uzikoresha? Aha, tugitangira ku ya mbere tugasanga usanzwe uyikoresha my friend. Hanga umenye ko uri mu nzira nziza yo kumenya ururimi rw'icyongereza. Reka dutangire. Niba utarakora subscribe my friend, tutaratangira yikore. Niba utarakanda like uri kureba ino video my friend, reka dutangire. Kanda like hanyuma rero dutangire. Murakoze kuba mubikoze, twatangiye isomo. Conjunction ya mbere yitwa and cyangwa se and. Bishobora kuba uko wabivuga kose. And cyangwa se and. Yes, anga biterwa na accent ko na pronunciation, kuko abongereza babivuga mu buryo butandukanye n'abanyamerika. Yes. Lelo my friend, tugiye kureba ino and ikoreshwa gute. Ino conjunction and, iki cyungo and gikoreshwa gute mu guhuza bya bitekerezo mu gukora compound sentence. And rero ni nziza cyane, isobanuye mu Kinyarwanda kandi cyangwa se addition. Kandi addition
kandi and kandi yes nizera ngaho kuri kubyumva. Reka turebe urugero. I finished my homework. Urumva iki ni igitekerezo cya mbere. Narangije umukoro. And I watched a movie. Kandi narebye filime. Urumva akoze compound sentences. Interuro ya mbere ngiye. Urabona iyi ni interuro ya mbere, right? Iyi ni interuro ya mbere. Iyi nayo ni ya kabiri. Cyangwa se twabyita ibitekerezo. Igitekerezo cya mbere, igitekerezo cya kangahe? Cya kabiri. Bihujwe n'iki na conjunction. Ino conjunction yitwa iki? My friend, ahangaha kuko nubyumvisha. Ahangaha nubyumvisha. Ibazo turakora like. Kandi tugeze ahangaha, my friend. Kora like twikomereza. Ahangaha nizere ko ubyumvisha rwose. I finished my homework and I watched a movie. Nasoje umukoro wa. Soje umukoro cyane arangije umukoro. Mwarimu ubwo yamaye. And I watched the movie. Kandi narebye filime. Kandi narebye filime. Alright, my friend. Ahangaha koko. Kandi narebye filime. Ahangaha koko nakuri kubyumva. Okay, murabyumva rwose. Hano barakubwira bati both parts are complete sentences. Ibice byose ni interuro ziba zuzuye kandi koko ifite subject, ikaba ifite verb na object. Subject, verb and object. Nyine urumva ni complete sentence. Ni interuro ziba zuzuye hanyuma rero zigahuzwa. Zikora cyitwa compound sentences. Nizere ko usanzwe uzi gukoresha and. My friend. Nago wajya kuvuga ngo I finished my homework ngo wibagirwemo iyi and. I finished my homework, I watched the movie. No, nago yaba yuzuye. Hano ugomba gushyiramo no conjunction and kugira ukore compound sentence. Alright, twakomeje. Indi ni iyi rero yitwa but. But. Yeah. Using but. Ukoresha but. Contrast. Ariko. Ariko. Nyine but yita isa nibusanya n'igitekerezo cyatanzwe. Urugero. Bano batanga urugero. She's tired. Arananiwe. But she's still working. Arananiwe ariko aracyari gukora. She's tired but she's still working. Arananiwe ariko aracyari gukora. Urumva ibitekerezo harimo contrast. Ibitekerezo biratandukanye noneho byo. Arananiwe but she's still working. Urumva umuntu unaniwe yakagombye kuba akiri gukora still. Umuntu unaniwe yakagombye kuba akiri gukora ariko arananiwe but she's still working. Yeah. My friend, niza hanga rwose ko uri kubyumva. Ni kimwe mu vuga uti arankunda ariko najya mfata iyo muhamagaye. Urumva nyine ni gute umuntu nyese ugukunda nyine atagufata iyo muhamagaye. Urumva nyine harimo contrast. Niyo mpamvu dukoresha but. Ariko arananiwe ariko aracyakora. She's tired but she's still working. Arananiwe ariko aracyakora. Alright, so reka turebe rero indi conjunction ni iyi, my friend, ihuza ikora compound sentence. So, 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 using so, my friend. Niba agakantu azagakoresha hari umuntu ujya kuvuga ngo so atazi nyamara n'uburyo ukoreshwa. Result. Result. Bityo nicyo bivuga so ujya mu Kinyarwanda. Bityo. Yes. Reka dusome urugero. It was raining, so we stayed inside. Imvura yagwaga. Imvura yagwaga. Bityo twagumye imbere cyangwa se twagumye mu nzu. Bityo. Hano rero bivuga bityo. Ukuvuga uti it was raining, imvura yagwaga, bityo twagumye mu nzu. Nizera hano ko ubonye akamaro kaso. So rero ihuza nayo ibitekerezo bibiri. Yes, ihuza ikora compound sentences. Ifasha mu kubaka compound sentences nk'uko twabivuze. Imvura yagwaga, bityo tuguma mu nzu. Ntabwo wavuga ngo it was raining, we stayed inside. No, so igomba kuzamo. Yes, ishimangira
ubwo nyine twagumye mu nzu. Ntabwo ubwo nyine twagumye mu nzu. Ntabwo wamagaye ndakubura, ubwo nyine nanjye wamagaye sinagufata. Urumva ko kantu, ntabwo wamagaye ndakubura, ubwo nyine nanjye wamagaye sinagufata. Wow, urumva so nyine urumva so nyine irimo irubaka, irimo irafasha mu guhuza cyangwa se mu gukora compound sentences. Alright, twakomeje. Indi conjunction cyangwa icyungo cyitwa or. Or. Yes. Bisobanuye iki? Cyangwa sanga my friend ugeze anga uzikoresha or tukanda like. Nizera kuzi kuyikoresha or. Or rwose nizera kuzi kuyikoresha. Rero nayo tuyikoresha n'icyungo cyadufasha kubaka compound sentences. Hano batanga urugero. You can call me or you can send me a message. Wamamagara cyangwa se ukohereza message. Mbese iguha amahitamo. Ushobora kumamagara cyangwa se kugira iki? Ushobora kunyohereza ubutumwa. Ushobora kumamagara cyangwa ukanyohereza ubutumwa. Ushobora kumamagara cyangwa ukanyohereza ubutumwa. I hope you are seeing this. Alright. Let me believe that everybody is grasping something here. My friend, kanisa ko buri muntu wese ari gufata. Hari ikintu gufata? Wow, I love that. Alright, indire yitwa yet, using yet, gukoresha yet nono. Yet. Uzumvumura kenshi yikoresha. Yo ni unexpected contrast. Ibintu utateganyaga. Nyamara bisobanuye nyamara. 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 Hano batanga urugero. He studied hard yet he studied hard yet he failed the exam. He studied hard yet he failed the exam. Yize cyane nyamara yatsinzwe ikizamini. Yize cyane pe nyamara yatsinzwe. Urumva yize cyane nabo twe expectingaga ko rwose azatsindwa. Nyamara disi yatsinzwe ikizamini. Oh my goodness. Ibintu nibikakubeho. Uzi kwiga cyane ugatsindwa ikizamini my friend. He studied hard yet he failed the exam. Nyamara. Nizere hano rwose ko ugize iki ubimenye. Urumva he studied hard. Igitekerezo cya mbere. He failed the exam. Igitekerezo cya kabiri. Rero kubihuza twifashisha conjunction yet. He studied hard yet he failed the exam. Oh my goodness. I'm sorry bro. I'm sorry if this really happened to you. Wihangane ibi byakubayeho. Yize cyane nyamara yatsinzwe ikizamini. Oh. Alright, my friend. Twagiye rero kureba kamaluru. Utwitso. Twakama twatunu ukunguko. Twakama. Twakama. Yes, kamaluru. Kamaluru rero tuzikoresha gute dukora compound sentences. Yes, when joining two full sentences with FANBOYS, because FANBOYS izazi twabonye zira conjunctions, use comma. Koresha comma my friend. Koresha comma my friend. Koresha comma. Koresha comma before the conjunction. Mbere yuko wadingaho conjunction zazi twabonye niso ugomba guhita ushyiraho comma ku gitekerezo cya mbere kikirangira. Urugero, iyi ni correct one, iyi ni y'ukuri. I was hungry. I was hungry. So I ate. Nari nshonje. Bityo nariye. Nari nshonje bityo nariye. My friend, niza hano ko uri kubibona. No, ino ritari ukuri noneho. Incorrect one ni ingi. I was hungry so I ate. Urumva hano yibagiwemo iki? Yibagiwemo kakama. Niyo mpamvu bavuga ati iyi ndero ntabwo yaba ariyo tuza tuyikorosingamo umurongo. Yeah. Yes, rero hano none is it compound? Ese none ro iri compound. Yihujwe n'ibitekerezo bibiri bihuye, reka turebe. Good. She likes tea. She likes tea. And he likes coffee. She likes tea and he likes coffee. Akunda icyayi hanyuma kandi akunda iki? Ikawa. Yes. She likes tea and he likes coffee. Akunda icyayi kandi akunda ikawa. My friend,
iyi nteruro iruzuye pe. Niyo mpamvu hano bavuga ngo yes, kuko harimo ibitekerezo bibiri. Umukobwa we akunda icyayi, umusore agakunda ikawa. Urumva ni ibitekerezo bigize iki bihuye. Nibyo rwose. Reka turebe noneho ku rugero rwa kabiri. She likes tea and coffee. Iyi ntabwo ari compound. Iyi ntabwo ari compound. Uyu ni umuntu umwe. She likes tea and coffee. Iyi ntabwo ari compound. Ni interuro imwe ngiyi. Ntabwo ari interuro ebyiri zihujwe. Ntabwo ari ibitekerezo bibiri bihujwe. Yes. She likes tea and coffee. Urumva? She likes tea and coffee. Urumva? Iyi and yakoreshejwe pe. Yakoreshejwe ariko coffee se ninde ukunda coffee? Urumva nyine ntabwo yo ifite ibitekerezo bibiri bihuye. My friend, nizere ko compound uzize rwose, compound sentences wize ukuntu zikorwa, conjunctions wize ukuntu tuzikoresha muri compound sentences. Ibi rero bizajya bigufasha cyane my friend, icyongereza uzagenda ukimenya. Rero mbere ugeze kuri channel uko gukora subscribe rwose my friend, turashaka kubaka umuryango ukomeye cyane kugira ngo tube dusangira ururimi rw'icyongereza n'ubundi bumenyi bugiye butandukanye. Reka mvuge ngo ibyo bikiza ndabakunda cyane. Hasta la vista.